Breaking news ho bita Okwi ndetse na Cedric Amisi amaze iminsi bakora imyitozo mu ekipe ya Kiyovu Sport ariko banze gusinyira ikipe ya Kiyovu Sport kabisa banze kuyisinyira Kiyovu Sport ku bibazo ifite by'ubukene ku bibazo ifite byo kuba itembere kuba yasinyisha abakinnyi bisi nibyo gusa kandi nta n'amafaranga ifite rwose uwo bita Arnold Okwi na Cedric Amisi bakomeje gukorogana bakomeje kuvuga ngo ntabwo bifuza kuba basinyira ikipe ya Kiyovu Sport. Amakuru turi bufite rero dukesha umu agent wa Okwi nuko ngo arimo aganira n'ikipe ya Sport ngo ariko rwose uyu musore ngo yaza byuze ngo agasinya ngo nubwo yaza agasinya amezi 6 gusa agakina amezi 6 ndetse no Cedric Amisi ngo ubundi ngo bakaba bazongerwa amasezerano arimo amafaranga cyangwa amasezerano afitwe amasezerano arimo amafaranga menshi muri mu kwezi kwa mbere kaza bari wenda bakongo bamaze gusa nkaho bigaragaza cyase berekana ko bashoboye. Niyo mpamvu rero ko yakuntu babakemanzeho bigatuma batongererwa badahabwa amasezerano rero mu ikipe ya Rayon Sport rero ngira ngo nyuma y'umwitozo maze imisi barimo barakora Rayon Sport rero nuko ntimutungurwa no kubona rwose bano basore muri isezo bakiniye ikipe ya Rayon Sport. Aya makuru n'amakuru yizewe ku kigero cya 89% iryo 11 risigaye ariko ari ryo kwemezwa n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ariko ibintu byo bisa nkaho byamaze kurangira mw'abagabo mwe mw'abantu mwe bisa nkaho byamaze kurangira bano bagabo bategejwe mu kipe ya Sport mu nzovu isani samura kubabona mu nzove wo bita Okwi na Cedric Amisi mu mazi imisi muri kubona yuko Kiyovu Sport ishobora kwakinisha ariko byanze muri Kiyovu Kiyovu nta hantu ifite kwishima Kiyovu byanze kabisa byanze byanze. Yes, hano hari umuganga umaze iminsi ufasha abantu rero mu buryo bugiye butandukanye rero ngira ngo abantu bakomeje gutanga ubuhamya ni benshi nawe ushobora kujya muri bana narababwiye muntu ukeneye ubutunzi muntu ukeneye amafaranga muntu ukeneye kuhabwa ubutunzi ugatunganirwa muntu ukeneye guhabwa impano z'amafaranga rwose ubu ngubu rwose ntiwigore andikira uwo muganga aragufasha guha amafaranga y'amafaranga ikibazo sinzi ngo aturukaye niba rero iminati niba ari icy'ingenzi nuko aba ari amafaranga ubasha guhabwa ukabasha kugera ku byo ugomba kugeraho gusa akarusho kabyo nuko atari amafaranga gusaba ibitambo by'abantu cyangwa se atari amafaranga gusaba ibitambo bikomeye cyangwa se ibitambo by'ikindi kintu wenda runaka ni inzoga z'abakuru gusa utagura gusa ubundi rwose bakagufasha uyu muganga akagufasha akakwihera impano z'amafaranga ugatunganirwa. Nahoze mubaza ku munsi w'ejo nahoze mubaza ati ese kubera iki uba utanga amafaranga uha umuntu amafaranga anyuma ukamubwira ati ukumva uramubwiye ngo gura inzoga ngo y'ibihumbi 10 inzoga ngo y'ibihumbi 20 inzoga ngo y'ibihumbi ngo 70 ingahe inzoga ngo y'ibihumbi ngo y'amafaranga yanaya ngo kugira ngo iyo nzoga ngo yifashishwe ngo mu kuvanga ngo imiti n'ibyo turi bukoreshe kugira ngo tuguhereze amafaranga kandi n'undi ugiye guha amafaranga umuntu arambwira ati igisubizo yansubije ati atakenshi hari igihe akenshi umuntu akugana atari kubyizera cyangwa se atari kugira ngo afashwe mu buryo runaka atariko nyamara ufite kuba wamufasha ibintu bikomeye cyane rwose ati niyo mpamvu iryo rero twe nk'abakuru mu gicumbi tuba dukeneye kuhabwa ikimenyetso cyawe cyerekana ko ufite ubushake n'umutima wo ugomba gufashwa. Ukeneye amanyarwanda ukeneye amadolari ukeneye amayero arakumenera ndakubwiye ngo araguhereza amafaranga ukagenda ukibera ukitungira ugatunganirwa rwose ni ibintu bikora mu buryo reba nk'uyu mugabo rero umwe mu bagabo mu by'ukuri bari gutanga ubuhamya bavuga ati kandi abantu bakomeje gutanga ubuhamya ni benshi umugabo gutanga ubutunzi rwose ugatunganirwa bantu mutuye mu bihugu byo hanze muri za Oman Amerika Arabia Saudite ahantu hose agiye atandukanye muri Kenya Uganda hose Burundi hose no mu Rwanda mukeneye ubutunzi ubu ngubu rwose ubutunzi urabuhabwa business zikagenda ugahabwa n'umugisha niba uri n'umucuruzi ukabasha guhabwa amafaranga rwose mu bucuruzi bwawe bukagenda neza ukabasha kugira amafaranga ndetse menshi cyane kabisa ku buryo rwose ubasha guhindurirwa ubuzima ugatunga amamodoka ugatunga amazu ka business zawe zikabasha gutera imbere ndetse niba nta n'abakiriya ufite nabwo akabigufasha ufite n'abantu bakwibye nabo aragufasha rwose arashika rwose niba ari nk'ibintu nk'abantu bakwibye ibintu byibwe bikagira gute bikagaruka ufite uburwayi butandukanye nabyo nukarabigufashamo ndakubwiye ngo uyu muganga yaciye ibintu uyu muganga ari guca impaka abantu bose bumiwe ndakubwiye ngo abantu bose bumiwe ari gutanga impano z'amafaranga nawe ukeneye impano z'amafaranga muhamagare kuri iyo nimero cyangwa mwandikiye kuri WhatsApp ye agufashe rwose akwifashiriza ubashe gutunga utunganirwe nawe ubashe kugira gute ubashe kugira aho uva ubashe no kugira naho ugera ari gufasha abantu benshi cyane nawe rero yagufasha nimero ni ngizo rwose ukabasha kugira iteko ukabasha guhabwa amafaranga ukabasha guhabwa ubutunzi rwose ibintu byose bikagenda neza.
ngira ngo uri kubona uburyo rwose umugabo akomeje gufasha abantu benshi bagiye batandukanye, afite urebye inzoka afite, abonye inzuki afite, hari umuntu wakwibye amafaranga bigaruza nk'ako kanya, ni nk'amasegonda. Ubutunzi ubonye abantu bapakurura ibikapu by'amafaranga ni nk'ako kanya. Nawe niba ushaka ko agufasha rero mugane, ubundi bigire gute, ubundi bigende neza cyane kabisa. Akomeje gufasha abantu benshi cyane, ari benshi. Nawe rero ushobora kubagira gutya rwose ukamugana, akagira gutya akagufasha, kandi zira akagufasha imigisha, nawe ukagira gutya, nawe ukaza ugatanga ubuhamya hano ku rubuga. Abantu rwose bakomeje gutanga ubuhamya, ari igihuri, ari abantu benshi cyane. Yes, reka tujye kuri amakuru y'uwo bita Cedric Amisi ndetse n'uwo bita Emmanuel Arnold Okwi bigeze kuvuga muri Rayon Sport mbere yuko gato bagaragara mu myitozo y'ikipe ya Kiyovu Sport, ariko Okwe nta n'umwitozo n'umwe arakora uretse Cedric Amisi wakoraga imyitozo, ariko nawe kuri uyu munsi yanze kongera gukora imyitozo, yabyanze rwose kubera ko amakuru akomeje kumusunika mujyana muri Rayon Sport. Bisa nkaho byamaze kurangira rero. Ese ukibaza ngo barashaka kuba bakina gusa amezi 6 gusa, ubundi bakagira gute, bakaba ngo bakwicara bakajya ku meza bakavugurura amasezerano, bitewe nuko wenda rero bashaka korohereza Rayon Sport kugira ngo ibanze ibarebe ko abasore bakomeye cyangwa abasore bashoboye. Niyo mpamvu rero ngira ngo hakomeje kubahazamo akantu ko kukimangwaho gato cyane. Ni nabyo byatumye uwo bita Hussein Tchabalala nawe atabasha kubonekamo, ko Tchabalala bamubwiraga kuba yaza gukora amezi 6, ariko Tchabalala aza kujya gucyara byanga ati ndabutse mfashe amezi 6 se nkaza guferinga. Ubwo mu kwa mbere nabona indi kipe indifata yemera kujya gufata umwaka umwe muri AS Kigali. Rero ngira ngo niyo mpamvu Shaban Tchabalala mutagize gute, mutamubonye rwose arimo arigaragaza mu kibuga kabisa. Yes, bareyo mutubwire, Okwi muramwumva gute? Okwi muri Rayon muramwumva gute? Cedric Amisi muramwumva gute? Rayon Sport ariko uyu mwaka ndakubwije kuri kuzima ni imwe makipe afite amanota menshi, ko rwose igomba gutwara igikombe cya shampiyona nta gihindutse, no gutsinda umukino ku mukino, ubundi kagira gutya rwose kitwara igikombe cya shampiyona. Byaba ari byiza cyane, byaba ari umunyenga, byaba ari ibintu bishimishije abanyarwanda muri rusange, kuko Rayon Sport ngo makipe mu by'ukuri yatsinze abantu barishima rwose, barishima. Si no kwishima gusa n'abanyarwanda muri rusange. Football mu Rwanda irasusuruka, irazanzamuka, ukabona ko ibintu bisa nkaho byagize gute, ukabona ko ibintu bisa nkaho byamaze guhindura isura, bisa nkaho byamaze guhindura umujyo, cyangwa se ubona bisa nkaho byamaze gufata irindi range. Rero nyaboneka Rayon Sport isaha n'isaha nimuza kuza kubona isinyishije aba bagabo, muraza kuza kubibona rwose, ndabibatangariza mu ba mbere. Aya makuru yose nicyo nsigaje, nuko nsigaje kuza kuvugana n'uta Cedric Amisi, wenda duwe tubasha kuvugana, ariko wenda Okwiye biragoye, nago ari kuboneka ku murongo, ariko ubita Cedric we ari kubasha kuboneka. Icyo ngomba gukora ni ukuza kugira gute, kumutega kamikoro, ubundi nkaza kuza nkabibagezaho neza cyane 5 ukuri 5 kabisa.